Yesu ashimwe. Ni Pastor Christina. Ijuru ririho TV. Reka tuganire gato ku ijambo ry'Imana. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo biri mu mibare. Imana igiye gukura ibyawe mu mibare ibiguhereze. Urugero, iyo umuntu aguze umuriro asanga kugira ngo umuriro ujyemo aba ashyiramo imibare, umuriro ukabona kujyamo. Umuntu ajya guhamagara kandi imibare. Haleluya. Ibintu byose byari mu mibare. Umubare 2020 Imana igiye kubivana mu mibare ahubwo ibiguhereze. Baravuze ngo bizaza 2010 na kangahe, imibare yabaye myinshi ariko Imana igiye kubikora mu mibare ibiguhereze. Haleluya. Igihe Mose yatumye abatasi kujya gutata, baragiye baratata basanga igihugu kirimo abanaki barebare, abagabo bateye ubwoba ndetse utahangara. Baraza baravuga ngo Mose we, urebye abo bagabo ntago twabanyura, batwica, ni barebare, ni benshi. Bagize ngo baratatse, ariko umuntu bitwa Kalebu na Yeshuwa barahaguruka baravuga ngo Mose we, natwe nibaceceke tuvuge. Hari ibintu bimaze igihe kirekire bisakuza ku buzima bwawe, ariko reka nguhanurire ngo nibiceceke nawe uvuge. Byafashe ijambo urabyihorera, byaricaye baricara baraguteranira, bagufatiye imyanzuro, bakoze buri kimwe, barasakuje uko babyumva. Ariko reka mpanure mvuga ngo nibiceceke nawe uvuge. Yarababwira ngo nibaceceke natwe tuvuge. Arahaguruka arangije aravuga ngo nubwo ari benshi, bari mu mibare y'ibintu byinshi, ariko niba Uwiteka wadukuye muri Egiputa akaba tujyanye mu gihugu cya Kanani atwishimiye, bano tuzabarya nk'imitsima. Mose ngo abyumve, agarukamo ibyiringiro, ahita avuga ati kandi icyo uvuze ni ukuri. Dushingiye ku Mana yadukuye mu Egiputa, tugashingira ku Mana yatwambukije amazi, yatugaburiye mu butayu, yaduhaye manu, amazi aturuka mu rutare. Ese dushingiye kuri ibyo, niba twishimiye, ntabwo twazabarya nk'imitsima? Haleluya. Ahita yumva arabyibutse, aravuga ngo nanjye mbishingiyeho, twinjire tubatake, ntacyo bari budutware, turabajya nk'imitsima. Niba Imana itwishimiye, Imana irabyumva, byibibika ahantu. Igihe Mose yari atakiriho, isa nk'ibyishiye Yeshuwa, iramubwira ngo umva, nshingiye ko wigeze ugaruramo ibyiringiro bari bacitse intege kubw'abanaki, nanjye nkugize umuyobozi w'Abisiraheli. Kandi si icyo gusa, nzagendana nawe, nzabana nawe, nzakorana nawe, nzavugana nawe. Ahantu hose uzaburi nanjye nzaba mpari. Urubyaro rwawe nzarurinda. Igihe cyose washimishije Imana, iguha isezerano kizarinda ibyawe n'abawe, izakurinda, izavugana nawe, izakugira inama, kuko wahagaze ahantu Imana ikwishimiye. Niba Imana ikwishimiye, ibintu byose biguhagurukiye biraceceka nawe uvuge. Uzabirya nk'umutsima, ntugire ubwoba, ntutitire. Imana ikeneye kumenya gusa ko wishimiwe nayo. Niba Imana ikwishimiye, hari ibintu bigiye guhinduka, hari abantu bagiye gukizwa, hari abantu bagiye kumva Imana, kuko Imana irakwishimiye. Iyo Imana yishimiye umuntu, ifite n'icyo ikora ku buzima bwe. Imana ubwo ikwishimiye, nutuze, niba uri buze kubirenga, n'iki gihe urakivamo kandi wongere ugaruke mu buzima bwawe bwiza, kuko Imana ikwishimiye. Imana igiye kubikura mu mibare. Byabazwe igihe kinini, hanyuma nawe ubyakire. Imyaka yawe irabara, ariko Imana igiye kubikura mu mibare, hanyuma nawe ujye mu bikorwa. Wicara urye, wicara unywe, ibintu bihinduke, nawe umunezero wawe kuzire, nawe byemerwe. Ujye muri Kanani yawe, uharire amatunda, ntuhahurire n'ibibazo, kuko Imana yabyemeye. Imana igiye kubikura mu mibare. Byari mu mibare, ariko Imana ibikuye mu mibare. Aravuga ngo umva, niba Imana itwishimiye, tuzabarya nk'imitsima. Nshingiye ku bintu byose nabonye, ushingiye ahantu Imana ikuvanye. Bantu ntacyo batakoze kuguteranya n'abandi, ariko habuze uwatega ngo ajye guteranya n'Imana, kuko ho ntago bajya bagerayo. Rero ubwo kwishimiye, nuhumure, urabana nabo, urarira muri bo, uratsindira muri bo, kuko ikwishimiye. Bagerageje kenshi kugira ngo utabaho, ariko kuko ari Imana avuze ngo baho,
ubwo Imana ikwishimiye uzabarya nk'imitsima. Biravanwa mu mibare ubyakire. Nk'uko ubona imibare ivanwamo umuriro niko nawe bigiye kuvanwa mu mibare ubyakire. Ntabwo ushobora gusobanura ngo nkanze imibare nahamagara umuntu bikemera, ariko urahakanda mu kanya ukumva ijwi ry'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Bivanywe mu mibare rero bigiye gusobanuka, wakira ibyawe bivanywe mu mibare mu izina rya Yesu. Data ndasenze ngo buri muntu wese uduteze amatwi wari ibyo byari byasobanye bivanwe mu mibare, ibyo yategereje 2000 na kangahe 2010 na kangahe 2020 reka bivanwe mu mibare yabyakire, bive mu magambo byakire, kuko mwishimiye ushingiye uko yabanye nawe, uko yagukoreye, uko yakuvugiye, uko yakuririmbiye, uko yasenze. Mana hindura amateka ye nabe mu izina rya Yesu, amen.